stage ifoto ya Jay Paul abenshi kubera ko ari we mwabanye cyane ni irihe jambo cyangwa se nihe promi ujyohereza Jay Paul nubwo adahari? Bon, Bulldog, yo, listen. Bro, naje nkwambaye bro. Oh yeah. Naje nkwambaye Bulldog. Kamaro kugira ngo tubanze kuba inshuti twabanje kurwana. Kino byagenze gute? Icyo nshimira n'abafana, icyo nshimira n'Imana kuko niyo idushoboza byose. Tukanashimira n'ubuyobozi bwiza bwacu butuma ibyo dukora tubikora mu mahoro kandi bikaduteza imbere bigashimisha n'abaturarwanda. Tempo dentro, não te acerta a pira. A barra deve trazer comigo.
Bulldog, congratulations, show yagenze neza mbere na mbere. merci Uriyumva gute? neza cyane. Ni kuriya mwe mutegereje abantu bari buze kubakira cyangwa mwatungura? Witegura ibintu byose ukitegura ko bishobora kugenda neza cyangwa bikagenda nabi, ariko kugeza amagenga yagiye uko nabibonye byagenze neza. Igitaramo icyumba cy'amategeko abaraperi gusa, ntekereza ko ari ibintu bitaboroheye kugira ngo mwumve ko mwashyira abaraperi gusa. Ahubwo ntabwo nibyo byatworoheye kugira ngo dushyiremo abarappers gusa, kuko iyo tujya gushyiramo abandi nibwo byari kutugora, ariko abaraperi babyumvishe vuba kuko abenshi ni bagenzi banjye cyane, ntabwo byatugoye kuzana bariya bagenzi bacu, kandi turabashimira cyane bose ababashije kudufasha. hari n'abavuze yuko ngo mwashaka gutanga ubutumwa ku njyana ya hip hop, turatekereza ko ishobora kuba hari aho itari iri ku rundi rwego uyu munsi. Nyine hari abantu basa nk'abo baba bashaka kumva yuko hip hop nta birenze, ari injyana nta kigenda, cyangwa se ari injyana y'ibirara, nyine ngo ibintu byose bihabera n'uburara, ariko mwebwe mwabibonye byahabaye, performance zabaye, discipline yari hari, nta cyangiritse, nta muntu wagira ibibazo, ibintu bya ambiance gusa. Ubwo rero ni ubutumwa tuba dushaka kwereka abantu bamwe bagiye bashaka kwitiranya ibintu. Ubwo cyane ko mwe musanzwe mukora mu bitaramo bisibo n'abaririmbyi bandi, kuba ari mwe mukoze igitaramo cy'abaraperi ari mwe ba mbere nk'abakuru b'injyana, ni ubutumwa mubwiye barumuna banyu ngo nabo babigenze gutyo? Icya mbere ni ukwerekana akantu kajyanye n'ikintu cy'ubufatanye, ko buri gihe hariho ikintu cy'ubufatanye cyangwa cyo gushyira hamwe bibyara umusaruro kandi munini. Ubwo rero ntabwo ari ukubwira abandi, ahubwo bibera isomo n'abandi bose, si no kuvuga ngo abaraperi gusa, n'abandi bo mu zindi njyana ntacyo byaba bitwaye. Bulldog, ndakwibaza ngo twabonyemo abaraperi benshi cyane bo muri Tuff Gang, ni igaruka rya Tuff Gang? Igaruka se yagiye he? Twakomeje kumva album n'ibiki turaheba. Ariko album erega ni ikintu kinini, niba uzi uko album zikorwa ntabwo ari ikintu ugenda ubyuke mu gitondo ngo ugikore kite kirangira tugishyira hanze. Gisaba kujya muri studio ugakora, kugishyira hanze bigasaba abaterankunga, abafatanyabikorwa n'ibindi byose. Ubwo rero igihe bitaraboneka ku cyumba ko twajyana tugashyira hanze ibintu bya fakes, ni ibintu bisaba procedure n'ibintu byinshi n'abantu benshi muri rusange. Tuff Gang album yabo yavuzwe mbere y'uko mwatangiye gutegura icyumba cy'amategeko. Murava ko icyumba cy'amategeko cyatse kibona abaterankunga mbere ya Tuff Gang? Album zimara n'imyaka mu studio kandi zikazasohoka. Ubwo nyine niba icyumba cy'amategeko aricyo cyaje imbere, nuko icyo cyabashije kubona nyine iyo support yabo ngabo babashije kudufasha. Urumva tujya gutangira n'iri album twayitangiye ari njye uhari na Ntoza na Pifra na Fireman, ariko na Ntuza na Green P agombaga kuzabanza akaza akaboneka, murabizi ko atari ari mu Rwanda. Urumva nyine ibyo ni ibintu bishobora gufata igihe. Hanyuma Bulldog, nagira ngo nkubaze, ni umwe mu bahanzi bakuru bamaze igihe muri uyu muziki ndetse bakoze n'ibikorwa bitandukanye, ariko abahanzi bakuru bose bahuriye ku kuba badakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo buhoraho. Ubona utari ku gitutu gishobora gutuma ibyo muri gukora aka kanya bidafite ahantu bigera kuri izo mbuga mutaziriho neza? Umuhanzi mukuru se numeze gute? Umeze nkawe neza, njye sinkoresha imbuga nkoranyambaga ku rwego nk'urw'abandi. Nise abantu bose dukora ibintu mu buryo bumwe. Abantu bagira uko bakora ibintu byabo, nanjye nkagira uko babikora. Hari abakora R&B nkakora hip hop, hari abakora afrobeat, abandi bagakora slow cyangwa dancehall. Urumva ni amahitamo y'umuntu ko agomba gukoresha imbuga nkoranyambaga. Hari abirirwa batukana, hari abavuga ibyubaka. Ubwo rero nanjye ko nzikoresha ni buriya buryo nahisemo kuzikoresha. Ntabwo nirukanka cyane nk'uko abandi birukanka, wenda nazasitara imbere ngasanga biguyemo, bitwara gake gake kuko njyewe niko umutimanama wanjye bimbwira. Kandi niba mbona, kandi ubwo so bose bazikoresha cyane bari hejuru yanjye bose. Hari abazikoresha cyane batari hejuru yanjye mu bikorwa. Buri muntu wese agira imikorere y'ibintu byiwe, kandi Imana ikabiha umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigacamo. Igitaramo cyagenze neza, watubwira nk'ibintu nka 5 mwitayeho by'umwihariko muri practice n'uburyo mwubatse kugira ngo kizagende kigene isura twabonye kibe successful? Icyambere kuri njyewe na Riderman nuko twabashije kubaha igikorwa cyacu. Kucyubaha no kuvuga ngo tugakora rehearsals uko zigomba gukorwa,
tukazitabira neza. Babonye ko ibintu byagenze tuma ibintu byacu biramacinga, ibyo dukora birahuza kubera ko twagize umwanya wo kubitegura, tugira umwanya wo guteguza bagenzi bacu ko bagomba kudushyigikira. Mwabibonye bose babikoze neza, aba rappers bandi baje kudufasha. Ese habayemo ikintu cyo gushaka gufashanya, nicyo twumvishije bagenzi bacu, no ko buri muntu wese uri mu gikorwa agomba kumva ko ikintu bita implication, kumva ko ari igikorwa kiwe, atari ukuvuga ngo ni iki ngo nyine ni implication. Buri muntu wese yakijemo azi ko aje gushyigikira surtout hip hop muri rusange. Yaba ari abadufashije, aba ari company zadufashije, wenda nka Skol turabashimira, baravuga ati reka dufashe injyana koko turebe ko ibyo bavuga koko ari byo koko. Wari umusanzwe ukorana na Riderman, indirimbo zazibaye nk'enye niba atari eshatu, gukorana korabo ya album, mugakora album launch nk'iyi ngiyi ikagenda neza, ntabwo bigushyira ku gitutu cyo kuvuga ngo ko nakoze chemotherapy nayo ikaba nziza, abantu bafana ntibayimbaza igitaramo cya chemotherapy cyangwa cya Double J wenyine? Chemotherapy man, ikintu cyose cyakwinjiriza wagikora, ariko igihe kitataraboneka uburyo bushoboka ko ibyo bintu bikorwa cyangwa bijya hanze, ntabwo wajya kurwanya ikintu kitarajya mu buryo bwacyo. Chemotherapy nayo isohoye muri 2021, twari turi muri corona, urabizi ukuntu gukora ibitaramo muri kiragiye byabaga bimeze, byari ibintu bigoye cyane. Kandi jewe ndi umuhanzi uri productive, ntabwo njya mpagarara uko nakoze chemotherapy, nkagira umwanya wo kuza gukorana na Riderman icyumba cy'amategeko, nkabona time yo gukorana n'abandi bahanzi n'izindi release zose zagiye zijya hanze, niko nshobora kuzategura n'ibindi. Ariko urumva album yasohotse muri 2021, ntabwo najya gukora launching yayo muri 2024. Already twageze no muri 2025, ariko mfite izindi album zishobora gusohoka zitari na chemotherapy. Yego. Hanyuma ujya uvuga ngo guterera sari abasiniya ntibikubuza guhereza mu junior, ni statement ushaka kuvuga iki mu magambo yumvikana? Yembana n'abantu bose nyine, baba batoya baba bakuru, ubwana w'ikinyarwanda uvuga ngo mbagarira zose igihe ntazizizera n'izizarumba, baba batoya baba inshuti zanjye, baba bakuru baba inshuti zanjye, as long as ibintu dukora bigira umusaruro cyangwa bikakomeza bizamura brand yanjye. Ibyo ngibyo bigahura nuko iyo ugiye muri collabo z'aba young generation, ngo ndavuga Mood ya Betray, wafashije Bruce the Fast kenshi, n'abandi ba rappers batoya ba Kevin n'abandi, ibintu byawe bikamacingana n'ibyabo, ni ibirihe banga like urusha abandi basiniya benshi mungana, bamwe bitajya bibakundira kuko barahari nabo? Ibyo ngibyo ntabwo najya kujudging ibyabo n'imikorere yabo. Ngewe icyo nzi cyo nuko ndi umunyeshuri w'ubuzima, na buri kimwe cyose gishobora kumbera inyigisho cyangwa cyambyara umusaruro nakiga. N'ubu ngubu mbonye ikindi cyama akazi karenze ibyo nkora mu muziki bikanyinjiriza, nabyo nabyiga nkabikora. So niba nshobora kwiga gukora trap, aba nayikora ikagira ikimbyarira nk'umusaruro cyangwa byongera kuri greatness yanjye, ndayikora. Niba ngiye muri drill nkumva ko mbishoboye kandi bikaba ari ibintu bigezweho bizamura izina ryanjye, ndayikora. Ngewe icyo ndeba ni ukuzamura ubushobozi na brand yanjye, ntabwo mba ndeba ngo injyana iyi nkora zazuke, nkorana n'abandi bahanze muri za Afrobeat, nta barriere iri kuri career yanjye cyangwa ku muziki wanjye. Kemo, icyumba cy'amategeko ni ishusho gute kuri hip hop? Yo, listen, man, guys, listen, motherfuckers, listen. This is, listen, everybody listen. Bulldog, you know, yo, listen. Bro, naje nkwambaye bro. Oh yeah. Naje nkwambaye Bulldog. Kamaro kugira ngo tubanze kuba inshuti twabanje kurwana. Tino byagenze gute? Tino twarabitangiranye, ntabwo twarwana. Listen now. Niyo interview ninjiyemo, I don't fake interviews, but ndashimye itangazamakuru Bulldog, izi kamera, fuck up, shut up bro. Our nigga was very hano, bro. I love you guys, man. Let's keep going, man. We are muri benshi. Listen now, Bulldog, je na jano moze na kintu bamara nakoreye ubusa. Bulldog yewe yakoreye umugisha Tino.
uzi impamvu alubamu yanjye ikurikira Chiro Baba Top azafasha n'abakunda mwese tunafite indirimbo nshyashya ya Chiro Baba Top yo izere mwizere bomba reka mukurikira reka mukomereze natina ahubwo jewe mbacomoke dusoza cyangwa se umwe mu raperi ubona barimo kuzamuka batanga icyizere ni nk'abandi urimo ubona ni benshi cyane ntago najogoramo umwe ahubwo icyo navuga mwebwe kuko mwabonye ko aba rappers bashobora kuvuka kandi benshi bagakora ibintu byiza cyangwa mugomba no gushyigikira mutagiye gushaka kubaka akantu kuko iyo umuntu akizamuka mani ukajya gushaka kumukama mu giti umuciye intege bana kandi umuziki nutazamuka w'u Rwanda n'iryo itangazamakuru naryo sintekereza ko ryazamuka ubundi umuziki itangazamakuru rya show business wenda n'ibindi byose n'ibya filime byose n'ibintu bigomba gukorera hamwe as a whole thank you so much murakoze cyane namwe wigeze gushimira Amag the Black kuri stage akaba kandi ari umwe mu bahanzi bakoranye kuva kera kuki kuri line up mutigeze wenda mumwibuka cyangwa mu mutekerezo umwe mu bahanzi bakoranye kuva kera kandi akaba ari umwe mu bantu aka kanya wicara ukamutekerezaho ko avuga ngo uyu muntu yambwiye ijambo ntabwo ari ukuvuga ngo kubataje kuri nuza kuri line up ari umwanzi wanjye niba ureba stati zanjye yarapostinze ko ashyigikiye ko album yacu yagenda neza narabimushimiye urumva ni n'umwana w'inshuti yanjye kuva kera tukiri mu butoya buriya na famiye zacu ni inshuti ariko niba twavuze ko line up igomba kuba iriho abahanzi batanu bo muri generation yacu na batanu bo muri generation nshyashya nibo wabibaze neza muri generation ya kera hariho batanu muri generation yacu hariho Fireman Green P Flower ni batatu nanjye na Riderman bakaba batanu n'abahanzi 10 bikajyana nyine n'igihe tuba tugomba kugera cyo guperforminga kamem ntago nari gushyiramo Riderman ngo nsige Fireman nsige Green P nsige P Flower twakoranye muri Tough Gang kandi aribo dufitanye ibikorwa byinshi kurusha Amag the Black ariko ntago imikoranire yacu birangiye hanga cyangwa ibintu by'ibitaramo birangiriye hanga who knows wenda mu gihe gitaha tuzongera tu linking mu buryo bumwe cyangwa ubundi Double G wenda tunagusezera kuri stage ifoto ya Jay Paul abenshi kubera ko ari we mwabanye cyane twese twarabanye by'umwihariko we cyane ko mutangiza Tough Gang niba umuntu yarakurikiranye amakuru neza ushobora kuba wowe nawe mwari inkingi za mwamba nubwo n'abandi bari bahari benshi bakanatekereza ko ari bagize igitekerezo cy'uko ifoto yazaza ni irihe jambo cyangwa se nihe promi ujyohereza Jay Paul nubwo adahari yewe ibyo sinzi aho wabikuye byuko ari njye watanze icyo gitekerezo ntabwo ari njye wagitanze ahubwo wakoze iriya portrait ya Jay Paul warayikoze aduhereza igitekerezo cy'uko n'ubundi muri tribute twaririmbye za ntuza za kwicuma zirimo Jay Paul turirimba amaganya arimo Jay Paul n'ubundi nuko agomba kuba yibukwa ahubwo twarahuje n'uwaze igitekerezo cyo gukora iriya portrait twumva ni igitekerezo cyaje kugira ngo tuyishyire abantu babone ko nubwo abatakiri mu buzima ariko duhukuma tumwibuka mu gihe cyacu turi kumwe nk'abagenzi bacu kuko nibyo bivuga by'ama album mwavugaga ya Tough Gang nitugera amahirwe yo kwisohoka muzamwumva kuko nawe ariho hari nk'ukuntu ujya uri wenyine like watekereza kuri Jay kavuga ati iri jambo ndarivuze kandi nzarihagararaho kubera we ibyiyumviro byanjye kuri Jay Paul byose ubu najya kubiganiriza abanyarwanda byereka abantu hano nyine kubera kuriya twabyerekanye ukerekana ukamaneka ifoto ye nuko aba ari umuntu ariko ntabwo ndi bujye kukubwira feelings zanjye buri gihe uko mbyutse nkamutekereza cyangwa n'iki kuri we ariko haba hari gap nini cyangwa hari ikintu twabuze mu muziki nyarwanda cyangwa muri rusange mwahetse nkajya gushaka igitaramo umuntu wa mbere yagiye kuri stage saa moya niba ntibeshye kugeza saa sita z'ijoro ubu ngubu urumva dukoze igitaramo cy'amasaha 5 keretse rero ubwo twifuje ngo twakesha ariko gukesha ntabwo biri mu bushobozi bwacu ni amategeko abigena gutyo ubwo leta nitwemerera tuzabikora binashobotse twanakora n'igitaramo twavuga ngo cya muzika nyarwanda kirimo abaraperi n'abaririmbyi tukamara nk'iminsi 2 dutarama ariko ibyo byose byaturuka n'ubundi ku mategeko atworohereza cyangwa se atatwemerera kuba twabikora gusa twavuga ngo ni iby'amabanga buriya ntekereza yuko n'ukuri kw'Imana buriya mbona reka nkubwize ukuri burya nshimira abafana bacu buriya abafana bacu nibo batuba hafi nibo twe dukomeza gukora
gukomeza gukora ino album iyo ndebye mu mizingo mfite ino album ubanza nk'iya 11 iyo mbaza imiziki mfite yanjye n'iy'abandi bivanze n'indirimbo zigeze hafi mu gihumbi so nta mwaka ushobora gushyira ntakoze nkomeza gukora Imana ikomeza kuba iruhande rwacu dukomeza gusenga ikindi abafana bacu nibo dushimira cyane n'umufana wese uri kutureba aho ari hose namushimira cyane kubera yuko nibo batuma turabo turibo nibo ino sare ntabwo ari twe twayuzuye ntabwo ari ibanga ryanjye rero ntabwo ndi umuntu postinga cyane kurusha abandi ntabwo ari umuntu wandika kurusha abandi nta ma prank ngira nta biki ndi umuntu ushobora kumara amezi 3 ntana postinga kuri social media zanjye in fact so yeshimira abafana banjye mu by'ukuri muri rusange kuko nta banga mu by'ukuri navuga ngo ni iki ngiki hari abapostinga kundusha bashobora gukora ibitaramo ntibabona abantu cyangwa se iki icyo nshimira n'abafana icyo nshimira n'Imana kuko niyo idushoboza byose tukanashimira n'ubuyobozi bwiza bwacu butuma ibyo dukora tubikora mu mahoro kandi bikaduteza imbere bigashimisha n'abaturarwanda bose. Riderman ukoze collaboration ukora igitaramo gikomeye uratekereza ko wazasohora indi album ya collabo nayo wenda ukaba wayironcinga nka gutya who knows ntabwo namenya ngo 100% ngo ejo bizaba bimeze gute ntabwo ndi umuntu ureba kure cyane ntabwo ndi umuntu ubonekerwa nino album yabayeho mu buryo butunguranye yabaye ku ndirimbo twari tugiye gukorana na Mico biba bitunguranye tunashimire cyane Mico kuko iyo tudahura uwo munsi muri studio yenda byarashobokaga yuko nino album itari kubaho tunamushimire cyane nawe rero dushimire na Nox watubaye hafi mu gukora album so navuga ngo niba ngibi byabaye atari ibintu twateganyije so ngende umuntu belivinga mu gushaka kw'Imana ntabwo ndi umuntu wabyuka mu gitondo ngiye kwirirwa muri studio ngo kugira ngo mbone indirimbo oya njya muri studio ari uko numva ndi inspiré so ndashimira Uwiteka rero udushobozi byose ntabwo rero navuga ngo wenda tuzakora indi album ntabwo mbizi Uwiteka niwe uzabigena. Umunsi w'ejo hano habereye igitaramo n'ubundi cya Kidumu kimwe mu byo yatubwiye yavuze yuko mu byo yakoze ari ukugira ngo acecekeshe abana biyita ko bagira views ariko batagira ibitaramo byitabirwa n'abantu nawe ni kubibona amaso ya Kidumu afite uko abibona nanjye amaso yanjye ubwo yagira uko abibona njye ntabwo sinjafata umuziki nka competition njye mfata umuziki nka art nka moyen d'expression umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ngo mfite message runaka ashaka gutanga ashobora kubyuka avuga ngo reka nkore ubuzima n'urugamba dutsindwa simbizi wenda bakunda bapfu n'ibindi byose simbifata nka competition nta na rimwe nigeze mfata umuziki nka competition ndi umuntu ushobora kubyuka uno munsi nkakora reggae ejo nkakora zouk ejo nkakora crunk ejo nkaririmba inzoga ejo nkaririmba urukundo ejo nkaririmba Imana n'ibintu bitandukanye so njye mfata umuziki nka moyen d'expression apana nka competition ntabwo navuga rero ngo iki gitaramo nicyo gucecekesha cyangwa se kugira iki nta muntu ufite gucecekesha uvuga avuge ukora akore nta competition by'ukuri umuntu aba arimo pe. Riderman tunasoza album icyumba cy'amategeko mwakozeho video imwe ya hip hop mukoze igitaramo launch ibaye nziza icyumba cy'amategeko kirarangiye cyangwa indirimbo zisigaye murazikurikirana nazo zabo n'amashusho in fact n'amashusho azasohoka hari n'izindi gahunda ziri inyuma yenda tutahita tuvuga none ahangaha ariko hari gahunda nziza cyane zijyanye n'icyumba cy'amategeko zizakomeza ntabwo birangiriye ahangaha oya iri ni itangiriro hari ibitaramo bizakomeza mu gihugu hari ibitaramo bizabaho hanze y'igihugu navuga ngo stay tuned dufite ibyo tuzabamenyesha mu minsi iri imbere kandi Uwiteka nakomeza kutubara iruhande bizagenda neza byose wakoze cyane dusoza ikibazo kimwe mu myiteguro y'iki gitaramo abayobozi batandukanye barabasuye barimo na minisita utuma twishima mwabyakiriye gute turabashimira cyane kuko iyo ukoze ikintu kigashimwa n'abaturarwanda n'abayobozi b'abanyarwanda bakagishima Uwiteka aba yabihereje umugisha so nicyo ngicyo twareba turabashimira cyane bose byaradushimishije kandi byaradukomeje. Keep moving.
Thank you.